hari umugabo ukurikiranyweho kwica umugore we mu karere ka Nyanza. Ni kamwe mu turere ubwo ngubwo 8 tugize intara y'Amajyepfo. Umugabo akurikiranyweho kwica umugore we. Ubundi njya nibaza ngo niki umuntu yagukorera ugafata umwanzuro wo kumwambura ubuzima utamuhaye, ugafata umwanzuro wo kumwambura ubuzima utamuhaye, kubera yuko ibyo ngibyo turi kuvuga uwo muntu kuki umwambura ubuzima utamuhaye? No kubera iki ushobora gufata icyemezo cyo kwambura umuntu ubuzima kandi utaramuhaye ubwo buzima? No kubera iki? Umuntu noneho mwasangiye ubuzima nicyo kintu gikomeye umuntu ashobora gusangira n'undi. Nta kintu na kimwe kibaho ku isi wagasangiye n'umuntu kirenze kuba uwo muntu no mugore wawe waramushatse umukunda umwita amazina meza. Ariko hari benshi bavuga ngo ayo mazina meza agenda ngo uko abantu bagenda barana igihe ya mazina mwitanaga, twatugambo turyohereye dusize amavuta, twatugambo twiza tw'urukundo ngo tugenda tukendera, ngo tukagenda nka nyomberi. Ahubwo se kubera iki? Ahubwo ko mugenda mumarana igihe imyaka yicuma atari ku rukundo rwagombye kurushaho ahubwo kuryoha, kuko mwagombye kuba muri kubana musangira akabisi n'agahiye, musangira ubuzima, musangira urwo rukundo, musangira zandahiro mwarahiye ngo muzakundana, ngo nzagukunda nkukundwa akazi, waba urwaye cyangwa utarwa uri buzima, dukize tudakize, ubwo mukennye cyangwa mukize, tubyaye tutabyaye. Ariko ibyo abantu barabirahira, ariko birakomeye. Ni ukubivuga gusa mu magambo, ariko mu bikorwa ntabwo ari ibintu byoroshye. Ntuzajya wumva n'umuntu abivuga didimanga hariya, ntuzatekereza ngo nuko atazi gusoma. Ashobora no kuba ari gutekereza ngo ibi bintu ndi kuvuga ese nzabishobora, nzakunda uyu muntu dukenye cyangwa dukize, nzamukunda uyu muntu koko nkomeze kumukundwa akaza tubyaye cyangwa tutabyaye. Kandi buri impamvu ya mbere ituma abantu banashakana yewe harimo no kwagura umuryango. Ese nzamukunda koko nkomeze kumukunda, tubyaye tudabyaye, dukize tudakize? Ibyo bintu uzabishobora? Ese ntazibana zidakomana amahembe? Niki gishobora gutuma wambura umuntu ubuzima mwasangiye ubwo buzima, mukabana mu buriri bumwe amasaha menshi, niwe muyamarana kuruta muri ahantu hatuje hameze neza, abandi muri zigizagi z'akazi, ibibazo by'akazi biki byose. Ariko uragenda niba uryamye saa yine uri kumwe n'umugore wawe mu buriri mu gitanda kimwe, mu buringiti bumwe, mu ishuka imwe, murongera kugeza mu gitondo muri byibuze nk'amasaha 7-8 cyangwa kuzamura. Wenda babantu mubahiriza inama za muganga zuko umuntu agomba kuryama byibuze amasaha 7-8 kuzamura, byibuze reka dufatire ku mpuzandengo y'amasaha 8. Ariko si umuntu mwaraheze irandahiro wabwiraga turiya tugambo turyohereye, kuki imyaka ahubwo kuyo igenda yicuma itakatumye hubwo ari kugenda ufata icyemezo cyo kurushaho kumukunda. Kubera ko Abanyarwanda baravuga ngo akungo cyangwa se agakono gakuze ngo niko karyoshya imboga. Ahubwo urwo rukundo narwo kuki ahubwo rutakomeza kujyana na nyine nako kungo? Niba cyagiye mwarambazigizanyaga, cyagiye mwasezeranaga tubatahira ubukwe bumeze neza, kuki bitagatumye hubwo noneho uko mugenda murushana kubana umwaka umwe, 2, 5, 10, 15, 20, ariko mugenda mwabaye nka kakungo nyine kamaze gukura imboga kari kuziryoshya. Hari akungo kaba kamaze gukura ku buryo bitiye n'amavuta kaba karanyoye. Kera abantu bagikaranga mu cyungo, sinzi n'ubwo bagikaranga mu cyungo, kiragenda amavuta kikayanywa pe. Buryo niyo ushobora gutekamo n'ibiryo ntukarange, uhita wumva nyine bisa nkaho bikaranze kubera aya mavuta menshi akungo kanyoye agenda agaruka muri bya biryo watetsemo. Ariko urukundo rwo muri iki gihe usanga hari ikibazo kinini cyane ko amakimbirane mu muryango ari kuri 70%. Mu ngo 170 ni hasi hejuru. Izindi zishobora kuba zirimo aho ngaho 10 zishobora kuba byaba uyu munsi, ejo bigatuza, ejo bikagaruka.
izindi 20 nizo zishobora kuba zaba intangarugero ku zindi ngo 80 zisigaye. None ukibaza ingo 20 zizaba intangarugero ku ngo 80, wabigarura ku 10 ku ngo 10 kugira ngo byumvikane neza. Ibaze nayo gufata ingo 10 ugasangamo ingo 2 nizo shobora kuba zaba intangarugero ku ngo zindi 8 zisigaye. Ubwo bivuze ngo izo ngo 2 niyo mwaziha inshingano zo kugira ngo bajye baziganiriza. Buri rugo rwa rufite inshingano zo kuganiriza izindi ngo zindi 8, bakagabana. Umwe agafata ingo 4, urugo rumwe rugafata ingo 4 n'urundi rugafata izindi ngo 4. Urumva ari inshingano zoroshye. Amakimbirane mu muryango, ushobora kujya ku gasozi runaka ukabaza ngo nuruhe rugo rushobora kuba intangarugero ku musozi, ugasanga uri kubaza n'umugabo ari kumwe n'umugore we, wenda ni nk'umunteko y'abaturage bose bitabiriye, cyangwa se n'umuryango remezo. Hahandi abantu tuvuga ko ngo dusenga, ariko urebye uko dusenga n'imbuto twera ziva mu muryango munyarwanda, usanga hari uko dusenga byari bikenewe kugira akantu kongerwamo, cyangwa natwe tukikebuka tukigenzura, twe twitwa ngo turasenga, tukareba niba byo dusenga koko bikwiye byuzuye 100%, cyangwa niba bitarimo utuntu dukwiye kuba twakorwa neza cyane. Kura cyasanga harimo ibibazo bikomeye. Ukibaza niba umuntu ushobora kumubaza nawe afite urugo, ukabaza 1 2 3 5 ngo nuruhe rugo rubanye neza, mubona rwaba intangarugero, mufata nk'intangarugero, ugasanga abantu bose bari kurebana babuze uwo bahurizaho, uko bose ni ibibazo. Iyo tugeze amahirwe bwira tutavuze iyo nkuru mbi yavuye aho ngaho mu muryango nyarwanda igendanye n'umugabo wambuye ubuzima umugore we, cyangwa umugore wambuye ubuzima umugabo. Umugabo arakekwaho rero kwica umugore we mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Umugabo ukekwaho rero kwica umugore we bapfa amakimbirane ashingiye ku businzi. Bikekwa ko umugore yishwe n'inkoni yakubiswe ntajyanwe kwa muganga. Ibaze gukubita umuntu ntumujyane no kwa muganga kugeza ubwo yishwe n'inkoni, ni ukumwica urubozo. No mu bibazo umukuru w'igihugu yabajijwe mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru ku ya 4 Nyakanga ubwo hizizwaga umunsi wo kwibohora kw'Abanyarwanda, nuko yabajijwe ikibazo kigendanye n'ubusinzi mu rubyiruko. Ariko kibaza ngo urubyiruko mu businzi n'urubyiruko, urubyiruko rwo ruvoma hehe? Urubyiruko rwo ruvoma he? Ese abandi bakuru batari urubyiruko bo nishyashya ku buryo dutunga urutoki rumwe urubyiruko, aho izindi zose nizisigara zitureba? Uri utunze urutoki umuntu mbona 3 zigaruka zireba, kuko hari urunguru rw'igikumwe ubona ko rusa nk'urujyana n'ururundi rugenzi rwarwo, ariko izindi 3 zo zigaruka zikureba, kandi icyo gihe uba watsinzwe. Mbere yuko dutunga rero intoki urubyiruko, twagomye no kwireba abakuru niba twebwe turi shyashya. Ubusinzi nabwo uri mu bibazo bitera amakimbirane mu muryango. Ubusinzi bujyana no gusesagura umutungo, kutagira ibyemezo byumvikanwaho mu rugo. Kubera ko mu rugo buriya mu moko y'ihohotera dusangamo, hari ihohoterwa rishingiye ku mutungo, hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hari ihohoterwa rishingiye ku marangamutima, ku mutima, ryica umutima. Ni naryo ribi cyane, riza mu bikorwa byo guhoza ku nkeke. Twe twabivuzeho tuvuga biriya rubanza rwa Bishop Gafaranga, guhoza ku nkeke buri gukorera uwo mwashakanye. Ihohotera rishingiye ku mutima ntabwo rikorwa n'abagabo gusa, n'abagore bararikora. Buriya mu ngo habamo byinshi cyane. Amakuru rero ava mu karere ka Nyanza, mu murenge wa Busasamana, mu kagari ka Nyanza, mu mudugudu wa Rubona, avuga ko umugabo witwa Ahimana Felicien w'imyaka 26 y'amavuko akekwaho kwica umugore we bari bamaranye imyaka 8 babana. Nicyo utari warihanganiye mu myaka 8 gishobora gutuma uyu munsi ufata icyemezo cyo gukubita umugore wawe kugeza apfuye? Bikekwa ko ngo uriya mugabo rero yakubise umugore we witwa Murebwayire Esther w'imyaka 28 y'amavuko. Bari bafitanye abana 2
bimuviramo gupfa. Abana babaye imfubyi kubera ko se arajya muri gereza bamukatire burundu, hanyuma abana nabo baraba imfubyi. Ingaruka ziba nyinshi ku bana, ibaze n'abana babaye imfubyi imyaka 8 bamaranye, nayo ibaze abo bana uko bangana, ubwo bari munsi y'iyo myaka, kiretse wenda baye yaratashye afite uwo yabyaye imbere yuko aza aho ngaho, wenda akaba yaramuteye inda mbere akamuzana nyuma. Ariko no hibaza izindi ngaruka, imiryango irasigarira ireba na yingwe, kuko imiryango yashyingiranywe hagati y'impande zombi yashyingiranye irasigara ivuga iti se aba bantu dore twarabashyingiye none batwiciye umwana, abana nibajya bajya kwa sekuru ati reka reka iwanyu murabicanyi mwaratwiciye. No kubera iki mwaratwiciye? Abana bagiye kwa sekuru bagiye kwa nyirakuru, abandi nabo bo ku muhungu nabo basigarana ipfunwe ati umuryango twashatse mudufata gute ku muhungu wacu dutabye mu nama. Nyakwigendera yakubiswe mu ijoro ryo ku ya 3 Nyakanga 2025, bivuze ko hari kuwa 4 icyo gihe, ariko amakuru avuga ko nyuma yo gukubitwa atigeze ajyanwa kwa muganga kuko bitamenyeshejwe inzego z'ibanze. Amakuru yakomeje kugirwa ubwiru. Abaturanyi rero bakaba ari bo rero babakije muri iryo joro, ari nabo batanze amakuru. Kibaza se ko babakije muri iryo joro kuki batahise batanga amakuru ngo ahite yihutirwa kwa muganga? Ayo makuru nyuma yo gutangwa bwo hakozwe iki? Ese uyu muntu ntabwo yari kuramirwa wenda mbere yuko apfa, nubwo izo nkoni yari yazikubiswe ari nyinshi? Ayo makuru niba abantu barabakije muri iryo joro, mwabonye umuntu yamukubise yamunegekaje muramukijije, kuki atahise yihutanwa kwa muganga? Abanyenyanza bimeze bite? Munyamabanga Nshingwabikorwa w'umurenge w'Usasamana Bizimana Egide yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko RIB yatangiye iperereza. Ukekwa kwica rero umugore we kuri bafungiye kuri station ya RIB ya Usasamana kugira ngo iperereza rikomeze. Uriya mugabo kandi asanzwe akora mu kigo cy'amashuri cya Espanya nk'umukozi wo mu gikoni, bamwe bita bakwikwi. Umurambo wa nyakwigendera ukaba warajyanywe kwa muganga ku bitaro bikuru bya Nyanza kugira ngo ukorerwe isuzuma mbere y'uko ushyingurwa mu cyubahiro cy'ukwiye. Mwumve namwe inkuru tuba twumva ziva mu muryango nyarwanda. Kandi gitangaje cyangwa se kinababaje ni uko ubona imbaraga zishyirwamo n'inzego zose zifite aho zihuriye n'iki kibazo, zifite aho zihuriye n'umuryango nyarwanda, ntabwo rwose zijyanye n'umuvuduko ikibazo kiriho. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, inzego z'ibanze, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisiteri y'Ubutabera agomba kwigisha ibijyanye n'amategeko kugira ngo abanyarwanda bayamenye basobanukirwe birinde ibyaha. Ubona imbaraga zishyirwamo ntabwo zijyanye n'umuvuduko ikibazo gifite cyangwa se ikibazo kiriho uyu munsi, kuko turavuga ibyo ngibyo Nyanza, ariko nanone mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi, mukuru w'umudugudu nakurikiranye nko gukubita umugore we, rwose yamukubise aramunegekaza, kuko ifoto nabonye rwose urabona basa mbona ifoto kare, ubona ko yamukubise nyine byandi biganisha gukubita no gukomeretsa, kandi ushobora gukubita umuntu n'ubundi bikamuviramo urupfu nk'uko byagenze kuri umuvandimwe Murebwayire wari mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Kuko gukubita ntabwo ubuzingura kubita ku kiye gipimo, ariko se n'inka n'izigikubitwa ubundi umuntu mukuru akubitwa ngo bigende bite? Ko n'inkoni ihana igufa ivuna igufi idahana ingeso. Hari nabaza mvuga ati ngewe tubaye tunakundana nkabona rwose no mu bihe dukundana tugira gute, ubanguye inkoni ukenda kuyinkubita ati ubwo ngubwo nahita mvuga nti wowe suru wanjye genda nzashaka undi. Abadukurikiye ku muyoboro wa YouTube kuri Retroviseur TV, kuri Retroviseur TV murabona rwose iyo foto y'uyu mugore wa mudugudu yagombye ko ari umuntu nyine uri exemplaire, intangarugero aho ngaho, atanga urugero rwiza kuba yoboye, kuko nirwo rwego rwa mbere hari rwegereye umuturage ni umudugudu. Isibo nawe aho ngaho, ariko mudugudu buriya nawe ni ubuzwi cyane kurutwa mutwara sibo. Ariko reba kuntu yakubise umugore kugeza ubwo ahumye amaso pe, yamukubise arabyimbagirana isura yose, amaso yahumye. Kwibaza dore umugabo we hari n'ingofero nawe hari aho ngaho, rega aripfumbasa aho ngaho, urakubita umugore umunyarwanda kazi agakubitwa mu kinyejana cya 21 umuntu agikubitwa kuriya.
ntabwo byari bikwiye ko umuntu akubita umuntu kuriya bene kariya kageni ngo ageze ubwo yenda kumukuramo amaso. Hari abakubita bakabica nk'uwo twarabivuze nyine Nyanza, mukubise ageze apfuye. Hari abagakubise babagize abafite ubumuga bw'ingingo runaka atari ko yavutse, abandi akaba yaragize ibikomera, yagize ubumuga bwo mu mutwe kubera ihungabana yahuye naryo kubera agukubitwa n'iryo hohoterwa ritandukanye yakorewe umugabo we. Kabona ni ibibazo bikomeye, kuko turavuga uyu mugabo w'imyaka 39 usanzwe ari umuyobozi w'umudugudu mu karere ka Rusizi, yatawe muri yombi bikekwa ko rero akekwaho gukubita umugore we no gukomeretsa umugore we imyaka 38 birusha umwaka umwe. Yamukomerekeje rero ku jisho. Byabiri mudugudu wa Mpoga, akagari ka Kamanu, umurenge wa Nyakabuye mu karere ka Rusizi, hari kuwa 6 tariki ya 5 Nyakanga. Ibaze nyine abandi koresha atabandi koresha saa 8 z'ijoro, ibaze saa 8 z'ijoro. Nibwo abanyerondo bumvise uyu mugabo ari kurwana n'umugore we, bajya gutabara. Bahageze basanga umugore yakomeretse ku jisho. Bamubajije avuga ko umugabo we yamukubiseho telefone ku jisho, hanyuma ijisho rirabyimba. Umugore yahise ajyanwa ku bitaro bya Mibirizi, umugabo yikingirana mu nzu. Bukeye arakinguzwa, inzu aramubwira tugomba kuyifungura ku ngufu. Ajya gufungirwa kuri sitasiyo rero ya RIB ya Nyakabuye, ni sitasiyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ya Nyakabuye. Umunyamabanga w'ibikorwa mu murenge wa Nyakabuye yitwa Kimonyo Kamari yabwiye ikinyamakuru igiye ko bikimenyekana uyu mugabo bamuhagaritse by'agateganyo ku buyobozi bw'umudugudu, anatabwa muri yombi. Ugisa muhagarika by'agateganyo, yagombye kuvaho ntabyo guhagarika by'agateganyo. Nose bari kwigisha abayoboye kujya bakubita abagore, yakagombye guhita burundu asezererwa aho ngaho bamuhuha. Nimwe nta mushahara agira, uvuga ngo hari igihombo kindi bizateza leta ngo azajya kwirega mu rukiko ayitsinde, ngo usange nayo igiye ishowe mu manza zitari ngombwa. Reka da. Ati bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyakabuye. Umuyobozi uvugwaho ubusinzi bukabije, gukubita umugore kugeza ubwo amwangije ijisho, gusesagura umutungo w'urugo no kurara mu gasozi. Nta ndangagaciro afite zo kuyobora abaturage. Niyo mpamvu nta ndangagaciro, ibyo byose avuze nyine nta ndangagaciro n'imwe afite ijyanye n'umunyarwanda twifuza ubu ngubu. Niyo mpamvu navuze ngo yagombye kubashimirwa ibyo yakoze, kubera ko umuntu atanga ibyo afite. Inshingano z'ubuyobozi rero bw'umudugudu zahawe ushinzwe umutekano mu mudugudu, mu gihe ubuyobozi bw'umurenge butegereje inama y'abaturage yo kubibamenyesha no kubahumuriza, babwira bati nta gikuba cyacitse ariko mubane mu mahoro. Gitifu Kimonyo yavuze ko nta myitwarire mibi bari basanzwe bazi, kandi tukubwira ko zirara zishya bwacya zikazima. Mu minsi mike rero ubwo umuyobozi wa guverinoma y'u Rwanda yarari mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umuyobozi wa guverinoma buriya tuba tuvuga ni minisitiri w'intebe uyoboye minisiteri 19, ariko hari n'izindi za ofisi, kuko nawe ije ni ofisi. Ibiro bya minisitiri w'intebe, hari n'ibiro bya perezida wa Repubulika y'u Rwanda, izo zose ni ofisi. Wateranya nyine zikaba 21 minisiteri, ariko minisiteri nyirizina zuzuye uvanyemo za ofisi ni minisiteri 19. Izo minisiteri rero ayoboye usanga zifite ibibazo byinshi, rimwe na rimwe n'impamvu atumizwa nk'umuyobozi wa guverinoma, umuyobozi w'izo minisiteri zose, ngo aze gutanga ibisobanuro mu nteko ishinga amategeko kuri ibyo bibazo biba bigenda bigaragara biva hirya no mu muryango nyarwanda, abitangeho umucyo ku cyakorwa kugira ngo ibyo bibazo bigenda biva mu muryango nyarwanda birusheho gushakirwa umuti. Mu minsi yashize ubwo yari mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda rwose, n'ubundi iki kibazo cy'amakimbirane mu muryango yakibajijweho rwose n'abadepite. Hari ibibazo byinshi yarimo asubiza, ariko n'iki ngiki yakibajijweho n'abadepite gusa. Muze kumva uko yagisubije, niba koko nk'umuyobozi wa guverinoma y'u Rwanda
ari nayo ishinzwe ibibazo byose bigaragara mu Rwanda no mu banyarwanda n'abaturarwanda muri rusange, uko yagisubije niba koko bijyanye n'uburemere bw'ikibazo gihari uyu munsi dufite, niba igisubizo koko gisubiza ikibazo uko bikwiye. Zambuka mu kirere ho gatoya nabyo biri mu nyigo, n'ibintu byinshi cyane bisaba kugira ngo public transport be improved. Ariko icyo turwanya cyane ni ukubona abantu batonze umurongo muri gare bari no kwinjira muri bisi, ariko nibuhe na traffic uri muri iyo bisi ubona ko igenda imuvinga n'izindi modoka, niba nibyo ngibyo. Aha yarabanje gusubiza ibigendanye n'ikibazo cya transport mu buryo rusange ikigaragaramo ibibazo, ariko arahita agera ku kindi kibazo kijyanye n'amakimbirane mu muryango yari yabajijwe. Yabaje ku kibazo cy'imiryango ifite amakimbirane, ntabwo nzi ko iki gifite igisubizo, ndibaza ko ntari bukivugeho kubera ko imiryango ifite amakimbirane nyine ubwo nubwo abantu bazagenda babikemura, ntabwo nzi icyo twacyongeraho, ariko icyo navuga ni uko nyine bitari byiza imiryango iteguye kugira amakimbirane ngira ngo. Hanyuma honorable w'ababyeyi yavuze ku bwishingizi bwatumye banki zigera ati ntabwo nzi icyo nakivugaho ku kibazo kijyanye n'amakimbirane mu muryango. Tari kuvuga abantu bazagenda bakemura ibyo bibazo by'amakimbirane bafitanye. Niba se umuyobozi wa guverinoma y'u Rwanda atafite ikibuto nta gisubizo nyifiteho, sinzi nicyo twagikoraho. Kandi mu gihe raporo zigaragazwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB zigaragaza yuko 70% by'ingo zihari mu Rwanda, ko ni 79% y'izo ngo ziri mu Rwanda zose zifitanye amakimbirane, kandi ubwo bushakashatsi bwo bwakorwaga buzariyongereye. Ingo uko ziyongera amakimbirane ashobora no kwiyongera cyangwa yanagabanyuka mu zari zisanzwe, ariko muzavutse nshya nabwo zigatangirana amakimbirane birashoboka. Niba avuga ko nta kibazo, urumva koko bimeze biti? Niba twavuga ko mu ngo 170 ziba zifite ibibazo, mu ngo 10 ziba zifite ibibazo, ahubwo ntago ari ikibazo cyagombye kuba kiraje ishinga leta, kibajije ishinga guverinoma y'u Rwanda. Niba tuvuga yuko tugeze amahirwe bwira nta munsi twumvise nta mugabo wishe umugore, cyangwa umugabo wishe umugore, wishe umugabo, umwana wishe umubyeyi, umubyeyi wishe umwana, ibyo bibazo byose kandi tugasanga ikita rusange ari amakimbirane mu muryango. Niba ingaruka z'amakimbirane mu muryango tubona harimo igihe bijyanye no gukubita no gukomeretsa, kandi iyo umuntu icyo gihe ahita agezwa mu butabera akajya kubibazwa agafungwa, mu muryango urumva habayemo icyuho. Bari abana tubona mu muhanda, niba ari ingaruka z'amakimbirane mu muryango. Niba umuryango ari wo shingiro ry'igihugu, ariko umuryango ubwawo ukaba ufite ibibazo, hanyuma umuyobozi wa guverinoma akavuga ati nta gisubizo mbifitiye kuri icyo kibazo, ariko bumvise ko n'abagize inteko ishinga amategeko nabwo asubiza icyo kibazo babaye nk'abasekamo bitewe n'ikibazo isubizo nyine yarabasubije. Ese urumva icyo gisubizo kijyanye n'uburemere bw'ibibazo bihari mu muryango nyarwanda? Abanyamuryango nyarwanda turasabwa, tuributswa gusubira ku isoko, tukimika indangagaciro y'ubumuntu, ariyo ndangagaciro ihatse izindi. Ibyo nibyo bizadushoboza rero gutsinda ibyo bibazo byose bijyanye n'amakimbirane mu muryango, ariko n'inzego zibishinzwe nazo zikikubita gashyi, kubera yuko uko bimeze uyu munsi rwose, ko bimeze uyu munsi ntabwo wavuga yuko byaba bitanga igisubizo kigendanye n'ibibazo bihari uyu munsi. Reka dusoze tureba rwose twifuriza amahirwe masa abanyeshuri bagiye gukora ibizamini bya leta. Nabonye rwose mu kanya NESA ni cya kigo gishinzwe kugenzura ibizamini muri rusange. Hari agafoto nari mpaye uvandimwe hano uri ku buhanga bw'ibyuma, akaba yitwa Abayo Minanija, aho bashyizeho itangazo rigenewe abanyamakuru. Iki kigo kigwa kivuga ati iki itangazo rigenewe abanyamakuru byashyizwe ahagaragara kuri uyu munsi. Ibizamini bya leta by'amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2024-2025 biratangira kuri uyu wa gatatu tariki ya 9 Nyakanga 2025.
akaba rero bavugamo bijyanye n'abakandida bazakoraho ibizamini bya leta bisoza icyiciro rusange O level n'icyiciro cya kabiri A level by'amashuri yisumbuye by'umwaka wa 2024-2025 bizatangira kuri uyu wa gatatu tariki ya 9 Nyakanga 2025 saa 2:30 za mu gitondo. Ibi bizamini rero bitegurwa kandi bikanagenzurwa na Minisiteri y'Uburezi Minedike, bikaba bizatangira kuri iyo tariki navuze haruguru, bisozwe ku ya 18 Nyakanga 2025, bikazabera mu mashuri akorerwamo ibizamini, akaba ari amashuri hirya no hino mu gihugu. Ayo mashuri akaba ari 1595. Icyiciro rusange O level rero abakandida ni 149,134 nibo biyandikishije, barimo abakobwa 82,412 mu gihe abahungu ari 66,722. bivuze ko abahungu ari bake bakomeje kugenda bagabanuka cyane mu mashuri yo mu Rwanda. Ni ikibazo gikomeye kandi ingaruka ni nyinshi, abava mu ishuri uzasanga ari benshi, ubwo n'inzego zibishinze zigomba guteraho hariya umwotso. Mu gihe kandi ibizamini ho bizakorerwa mu bigo by'amashuri mu cyiciro rusange 715. Mu gihe mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye A level abakandida biyandikisha ni 106,364 barimo aba 101,181 biga mu mashuri asanzwe. Abo ngabo bagizwe n'abakobwa 55,435 mu gihe n'abahungu ari 45,646. nabo urabona ko ubusumbane burimo cyane, abakobwa ni benshi par rapport cyangwa se ugereranyije n'abahungu. Hamwe rero n'ibihumbi 5,283 bigenga. Abangani bandi baba barakubiswe inshuro, abantu baracyatsindwa ibizamini bya leta gwe n'aka kageni bagasora gukora za candidat libre. Abo ngabo rero bakaba barimo abakobwa 3,382 nibo batsindwa cyane bagasubira gusubiramo, ndetse n'abahungu 1,901. Ibizamini rero bikazabera mu bigo 880, no kuvuga ngo kuri cya cyiciro cy'amashuri yisumbuye muri rusange ku barangiza umwaka wa gatandatu. Mu rwego rwo gushyigikira kandi gushyira mu bikorwa uburezi budaheza, Minisiteri y'Uburezi Minedike itangaza ko ubufasha bwihariye buzahabwa abakandida bafite ubumuga bagiye gukora ibizamini bya leta 459 mu byiciro rusange, ndetse na 323 bo mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Ubufasha kandi bazahabwa burimo impapuro z'ibizamini zanditswe mu nyuguti za Braille n'iza nyuguti zisomwa n'abafite ubumuga bwo kutabona, ibikoresho bindi byifashishwa n'abantu bafite ubumuga abakandida bazifashisha mu kwandikaho nabyo bazabihabwa, ndetse n'igihe cy'inyongera kuko bongererwa amasaha ntago bakogendera ku muvuduko w'abandi badafite ubumuga. Ibyo byose rero akaba ari bitangazwa na Minisiteri y'Uburezi, ariko nanone yongeremo ingufu mu bigendanye n'ibikorwa remezo, kuko racyabona ko ibikorwa remezo byifashishwa n'abafite ubumuga kugira ngo nabo biba batsinda nk'abandi. Kora ko afite ubumuga bura n'abantu nk'abandi nabo barashoboye, ahubwo imbogamizi bahura nazo zituma batabaho mu buzima nk'ubw'abandi. Bya bikorwa remezo, bya bindi bikoresho bagenda bahabwa bindi bituma bashyirwa muri condition of living zimwe n'iz'abandi. Buriya muntu ufite ubumuga uvanyeho ziriya mbogamizi zose ahura nazo, ukamushyira muri izo condition zimwe n'iz'umuntu udafite ubumuga, za mbogamizi ukazikuraho, uriya muntu rwose yadukubita inshuro ntacyo tumurusha twebwe twita ko tudafite ubumuga. Reka ngushimire cyane kuri iki kiganiro Trovizeri hano kuri Ifine FM 93.1 radio mahitamo yawe. Wahisemo neza cyane guhitamo iyi radio, ngushimire cyane kandi kuba tubana umunsi ku wundi ugakurikirana n'ibindi biganiro bitandukanye bitambuka kuri 93.1 nawe dukurikira kuri Trovizeri TV. Ndagushimiye cyane, nshimire abayo Minani Jean mfasha kubahanga bw'ibyuma ndetse n'amajwi n'amashusho ku muyoboro wa YouTube channel. Ngo rero nakagaruka ku munsi w'ejo nyine twa Clement Ndayisenga nkwifurije kugira impagarike n'ubugingo, ugire umugoroba mwiza. Retrovizeri wakoze gukurikira ikiganiro Retrovizeri. Ubutaha ntuzacikwe guhera saa 9 z'umugoroba kuva kuwa mbere kugeza kwa gatanu, ni kuri 93.1 Fine FM. Retrovizeri wakoze gukurikira ikiganiro Retrovizeri. Ubutaha ntuzacikwe.